arangije arabwira ngo ariko ubundi byabagendekeye bite? Niki kibateye ubwoba? Kwizera kwanyu kuri hehe? Nshuti yanjye, biragatsindwa n'Imana kuba waramenye Yesu, kuba warabyawe ubwa kabiri, ukabatizwa mu mazi, ukizera ko Yesu akiza, ariko ntumenye uwo ari we. Niba warasogongeye ukamenya ko Yesu ahari, menya ko ari umunyembaraga, menya ko afite ubushobozi, menya ko abasha gukora ibyo abantu badashobora, ni ukiza indwara zamugaje abantu. Uwiteka azabe banditseho barakomera urufatiro. Ngiye kubasuhuza mwese abakunzi ba Urakenewe TV. Ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana nibane namwe. Tubashimiye Imana itugejeje magingo aya n'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo n'imbabazi zayo bikomeje kubana natwe. Hari ibintu byinshi byakagombye kuba bitumye tutari kumwe uyu munsi, ariko dushimiye Imana iduhaye uburyo kugira ngo twongere tubane namwe. Ndabashoje mwese abari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari muri Afurika, abari i Buraya, abari Aziya ndetse no ku yindi migabane yose y'isi. Mudukurikira mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana nibane namwe. Tubashimiye uruhare rwanyu tugaragariza kuri iyi channel yacu kugira ngo dukomeze kubagezaho inyigisho nziza nk'izi. Imana ibaho umugisha kubw'umuhati wanyu wo gukora comment, wo gukora subscribe, wo gukora share ukabihereza n'abandi. Ubu dufashije kuvuga ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha kandi urukundo rw'Imana rubane nawe. Ineza y'Imana ikomeze kukwagura, kuko hari ikintu uhawe nk'impano udashobora gutakaza kandi cy'umugisha. Niba dufashe uyu mwanya tugakora ibi ngibi, ndabizi gutwara megabyte nkeya kugira ngo birebe, ariko kora share ubihereze n'abandi, udufashe kwamamaza Yesu. Uzaba ukoze umurimo mwiza, uzaba uduhaye umusanzu mwiza. Ikindi gihe ukora comment hepfo y'inyigisho, utugire inama cyangwa se utubwire n'ibindi byifuzo n'ibindi mwifuza ko twajya tubagezaho byiza bibanejeje byubatse imitima yanyu, hamwe no gusenga Imana. Ndabizajye bidufasha kandi tubahe ibintu bishyitse kandi bibanejeje. Imana ibaho umugisha. Munyemerere dusenga Imana kugira ngo dukomeze. Ushimirwe Nyiringabo, ushimirwe Yehova, ushimirwe Imana isumba byose, uvuga bikawategeka bigakomera. Sohoza inama zawe n'imigambi yawe kuri twe. Umugisha abateze amatwi Urakenewe TV, babonereho muri imbere we kandi bakomeze kubakwa nk'uko bikwiye, babone neza yawe gukomokaho. Tubisabye Imana ihoraho mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ba Urakenewe TV, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wacu wa none. Twifuje kuganira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, dusanga mu rwandiko rwanditswe na Petero. Ari amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye nifuza ko tuganira. Ni ijambo dusanga mu ruru rwandiko rwa Petero igice cya kabiri, dusome duhereye ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo wa 5. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni icya kabiri, duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 5. Hari amagambo numva umwuka yashyize ku mutima wanjye nifuza ko tuganira kugira ngo tuyubakireho icyo nifuza ko tuvugana kuri uyu munsi. Aravuze ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo, amen. Nshuti bakunze ijambo ry'Imana, nk'uko twari tumaze kubivuga, ndashaka kugira ngo tuganire kuri aya magambo kandi mu buryo bunoze. Nifuje kuvuga ku nkingi eshatu zatuma umukristo nyawe. Inkingi eshatu zatuma umukristo nyawe nizo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Inkingi ya mbere ni inkingi yitwa gusogongera.
wamara gusogongera ukamenya ko umwami wacu agira neza. Gusogongera ukamenya ko Yesu agira neza, iyo ni inkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri ni ukumwegera. Ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranirwe ribi ry'igiciro cyinshi. Inkingi ya gatatu ni ukubakwa, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo nifuje ko tuganira nayo ngayo, ni inkingi eshatu zatuma uba umukristo nyawe. Bivuze ko hari ibindi bintu byawakubakira ukaba umukristo mwiza, cyangwa se wabitakaza ugasanga ntumenye ibyo urimo. Aya magambo dusomye ni amagambo yanditswe n'umukozi w'Imana Petero. Ndagira ngo mbibutse ko uyu Petero ari umwe mu ntumwa za Yesu, akaba ari n'umuntu watangije itorero avuga ubutumwa bwiza yuzuye umwuka wera ku munsi wa Pentekote. Yavuze amagambo akomeye muri uru rwandiko yanditse, abwira bari mu isi bose, barimo jewe, barimo wowe, n'abandi bose bazadukurikira, n'abandi mukurikira iyi channel yacu. Yavuze amagambo akomeye, abwira umuntu wese, nanjye mbabwira mwese munteze amatwi. Yaravuze ngo nuko mwiyambura igomwa. Mwene data unteze amatwi uyu mwanya, iyambure igomwa ryose, n'uburiganya bwose, n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose. Nimurangiza mumere nk'impinja zivutse vuba. Amen. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Tugiye mu busesenguzi tugasobanura kuri aya mata y'umwuka, ni ijambo ry'Imana niryo rigomba kudukuza rigatuma tugera ku gakiza. Bene data, kuri iyi nkingi ya mbere yitwa gusogongera, naje kubitekerezaho umwanya munini. Ngewe nigeze nywa ku nzoga, narazisogongeye ndazizi, nzi uburyo basogongera. Abahanga mu gusogongera ntabwo asoma ngo ahitamira, arasoma. Murabizi ko inzoga ari amazi, ariko abazinyweye hari abazi kuzikanja. Nanjye murabona arimo nari nzi gukanja inzoga, nkayikanja nkamenya uburyohe bwayo. Ntabwo umuhanga mu gusogongera amira kuko yahisamira, bituma icyo ashatse gusogongera atamenya uburyohe bwacyo. Ariko iyo abanje ari umunyamwuga arakanja, yamara gukanja akumva ubuzima icyo kinyobwa gifite, akabanza kucyumviriza neza, akamenya gusogongera icyo akoze. Biragatsindwa kuba muri iyi nzira ya Kristo wagiye mutasogongeye ngo umenye. Iyo utasogongeye ngo umenye ugasogongera, hari abantu basogongera nk'abavumba. Kenshi bakunda gusinda. Niba hari abantu basinda mbere mu bukwe, n'abavumba. Iyo ayibonye cyangwa se yabonye ikinyobwa gotomera nk'utari bwongere kukibona, bikarangira asinze mbere y'abatashye ubukwe batumiwe, bagatangira gusinda mbere. Kubera iyo mpamvu ntabwo yigeze amenya agaciro ko gusogongera n'uburyo agomba gukora igikorwa ari gukora cyo agikore neza. Ibi bisa naho abantu basa n'abinjiye mu gakiza, bakinjira mu muriro usa no gusogongera ariko batigeze bamenya. Ugasogongera ukamenya iby'agakiza, ukumva iby'agakiza, ariko ntumenye uburyo umwami wacu agira neza. Ariko nje kukubwira ngo wowe winteze amatwi uyu munsi, banza usogongere umenye ko Yesu agira neza. Haleluya. Abantu basogongeye kuri Yesu bahise bamenya ni neza agira. Iyo wamusogongeye neza umenya ko agira neza. Haleluya. Iyo wamaze kumenya ko agira neza, wumva ineza imurimo, ukumva ubuzima bumurimo, ukumva ubutsinzi buri murimo, ukiyumvamwo amahoro. Yesu ashimwe cyane. Aravuga rero uyu mugaragu w'Imana Petero, aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza. Ni inkingi ya mbere. Niba mwarasogongeye nimumenye ko agira neza. Umuntu wese wamenye Yesu, umuntu wigeze amenya ko Kristo abaho, umuntu wamenye ko Yesu yaje mu isi, umuntu wamenye ko Kristo yatsinze urupfu, umuntu wamenye ko Yesu yazutse, akaba azi ko ari muzima, akaba yarasogongeye, akaba yarakijirwe, namwegeye, namumenye neza. Mumenye. Haleluya. Nimumenye ko agira neza.
nta wundi muntu ugira neza nka Yesu. Abasogongeye inzoga byarangiye zibatuye muri rigori, abasogongeye inzoga byarangiye zibangije, kuko ibiyobyabwenge ibi bisindisha uko umuntu abinywa bimuryoheye niko birangira bimwangije bikamwica urupfu rubi. Ariko abasogongeye kuri Yesu basanze agira neza. Haleluya. Niyo mpamvu uyu muhanga witwa Salomo mu gitabo cye cya none Yobu niwe wavuze mu gitabo cye cyanditse igice cya 28 umurongo wa 28 yaravuze ngo umunyabwenge ubaho gusa n'umuntu wese w'umunyabwenge ubaho n'umuntu wihanye ibyaha, kuko yaravuze ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo umuntu yamenye Yesu akaba yamaze gusogongera akamenya Yesu, amenya ko agira neza, kuko abantu bageze muri we barushye yarabaruhuye, abageze muri we baratawe babonye adresse, abageze muri we basa n'abatitwa abana ubabaye abana mu rugo. Haleluya. Kuko Yohana yavuze ngo bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Waruzi ko uba mu buzima umubyeyi atakwita umwana, inshuti n'imiryango bitakwita umwana, baragutaye barakwigize ututari, barakwisa icyo utari cyo, ariko Imana ikavuga ngo mwana wanjye ndagukunda nzakugirira neza. Haleluya. Hahirwa abantu bamenye ko agira neza. Niba warasogongeye ukamenya ko agira neza, niba warasogongeye ukamumenya ubimenye ko agira neza, iyo ni inkingi ya mbere. Ugasogongera ariko warangiza ukamenya, kuko hari abantu basogongeye ntibamumenya, hari abantu bakirijwe ntibamumenya, ntibamenye imbaraga ze. Abamenye ko agira neza bamenya imbaraga agira, bamenya ko azura bapfuye, bamenya ko akiza, bamenya ko abohora, bamenya ko atabara, bamenya ko aca inzira mu mazi, bamenya ko aruhura barushye. Haleluya. Umunsi umwe abigishwa ba Yesu bigeze kugendana nawe batazi imbaraga zimurimo, bamubona kumwe nawo bagendana nawe ariko batazi imbaraga zimurimo, ngo barangije bajya mu bwato, bikira mu bwato ngo bambuka ngo bajye hakurya ya Galilaya, bari mu nyanja ya Galilaya, ngo bagere mu bwato ngo umurabo bana mwinshi, ngo Yesu ngo aramanuka yigira hasi mu bwato hasi, ngo araryama yisinzira yisegura umusego. Abahungu bahura n'umuraba ngo bafata ibintu byari mu bwato barasa n'ababinaga mu nyanja ngo barebe ko bakwikiza, ngo birangire nyuma baza kumenya ko Yesu aryamye mu hasi, ngo bagezeho baramukangura ngo mwigisha ntubyite ko tugiye gupfa, ngo akangutse inshuti yanjye. Bari bagendanye nawe batamuzi, ariko inshuti yanjye bite bundi kuki uhara na Yesu utazi uwo ari we, kuki umuvuga utaramenya uwo ari we. Inshuti yanjye nari ngize ngo ubanze usogongere umenye ko agira neza. Ngo bamaze ngo Yesu akangutse ngo acyaha umuyaga, ngo arangije abwira inyanja ngo wanyanja we gabanya akavuyo cece kutuze, ngo inyanja iratuza iratungana rwose. Ngo abigishwa bibonye baravuga ati ariko uyu ni muntu ki ubasha gutegeka inyanja n'amazi bikamwumvira, utegeka umuyaga n'inyanja bikamwumvira kweri bikaba byemeye. Harangije aravuga ngo ariko ubundi byabagendekeye bite, niki kibateye ubwoba, kwizera kwanyu kuri hehe? Inshuti yanjye biragatsindwa n'Imana kuba waramenye Yesu, kuba warabyawe ubwa kabiri ukabatizwa mu mazi ukizera ko Yesu akiza, ariko ntumenye uwo ari we. Niba warasogongeye ukamenya ko Yesu ahari, menya ko ari umunyembaraga, menya ko afite ubushobozi, menya ko abasha gukora ibyo abantu badashobora. Niwe ukiza indwara zamugaje abantu, niwe ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Iyo wamumenye, muri we harimo ubushobozi bwa kuzura, muri we harimo ubushobozi bwa guha agaciro, muri we harimo ubushobozi bwa kubaka, muri we harimo ubushobozi. Haleluya. Niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, haleluya, nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Yesu ashimwe cyane. Ingingo ya kabiri rero, inkingi ya kabiri ni ukumwegera. Nimumwegere niwe buye rizima. Iyo wegere, iyi ngingo ya kabiri nagira ngo tuyumve neza. Iyi nkingi ya kabiri tumushobora kuba umukristo nyawe iyo umaze kumenya kuri iyi nkingi ya mbere ugasogongera ukamenya ko agira neza. Icya kabiri, inkingi ya kabiri uramwegera. Kumwegera bisaba kuza aho ari. Tumwegera dute? Tumwegera mu bihe by'amasengesho. Nta bundi buryo buhari bwo kwegera Yesu, ni mu buryo bw'ibihe by'amasengesho no gusoma ijambo ry'Imana. Iyo usomye ijambo ry'Imana wumvamo Yesu, iyo ubaye mu bihe by'amasengesho wumvamo Yesu. Niba twarasogongeye rero tukamenya ko agira neza, nitumwegere. Umugaragu w'Imana Dawidi muri Zaburi yanditse ya 34 umurongo w'9 yaravuze ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho.
haleluya. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Abantu bahungira kuba bakomeye bakabahinduka, abantu bahungira ku bana b'abantu mu kanya bakaba barapfuye. Reka nkubwire, wiringira umuntu akagucika uri kumureba, wiringira bakomeye mwese bagaguhinduka ureba, wiringira umuntu yaba yicaye ku ntebe uyu munsi ejo ugasanga si wiriho. Wiringira umuntu wari ukomeye none ejo ugasanga yabaye umunyantege nke. Wiringira umuntu wari mu bushore ejo ugasanga yamanutse. Inshuti yanjye, ntimwakiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza, kuko umwuka w'umuvamo imigambi yigashira. Ariko niba mwarasogonye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere. Dawidi we aravuga ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Iyi nkingi ya kabiri yo yatubwiye ngo nimumwegere niwe buye rizima. Ibi bishatse kuvuga iki? Muse mvuge uburemere bw'iribuye. Nimumwegere niwe buye rizima. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe buye. Nirwo rutara Abisirayeli bakuyemo amazi baranywa. Ndibuka igihe Mose yararimo aganira n'Uwiteka, yabwiye Uwiteka ngo Uwiteka mbabarira niba nkugiriyeho umugisha, nyereka ubwiza bwawe. Imana iramubwira ngo ntawe ndeba mu maso ngo abeho, ariko arangije aramubwira ngo hari ahantu bugufi bwanjye. Mu gitabo cyo Kuva niho amakuru ari, hari ahantu bugufi bwanjye. Maze ngo amara kumubwira ngo hari ahantu bugufi bwe, aramubwira ngo ninjya gutambuka ngo ugende winjire mu busate bw'igitare. Ninjya gutambuka ngo nintambuka urambona umugongo, kuko ntawe ndeba mu maso ngo abeho. Ubwo busate bw'igitare ni Yesu. Sifa kwa Mungu. Ubwo busate iyo wiribwiye muri Yesu, ayiwe abari muri Kristo Yesu, niko Paulo yandikiye Abaroma igice cy'umunani avuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Uyu Yesu n'ubusate twihishamo. Mose ngo yinjira mu busate bw'igitare, ngo yinjiye mu busate bw'igitare, ngo Imana iratambuka yibona umugongo. Niki cyatumye atamwereka mu maso? Urebye mu maso h'Imana wapfa, ariko umugongo wayo, Yesu ashimwe cyane, umugongo wayo niwo uduheka. Yesu yaherutse kubihanura, aravuga ngo mwebwe abo namenye mukirivuka, muzasome 38 Yesu, mwebwe abo namenye mukivuka, nkabaterura mukivuka, ndiwe nzabaheka, imvi zizarinda ziburuyenzi nkibaheka. Imana nihimbazwe. Impamvu yamweretse umugongo nuko abera b'Imana tuba mu mugongo w'Imana. Imana nihimbazwe cyane. Reka mvuge kuri ribuye, niwe buye rizima. Iri buye niryo Mose yihishemo mu busate ngo abone ubwiza bw'Imana, abona kwera kw'Imana, ngo abona mu mugongo h'Imana, abona ubuhungiro. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo hahirwa umuhungiraho, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Iyo wamuhungiyeho urakomera, iyo wamuhungiyeho ntunyeganyizwa. Twabonye abana bamwisunze. Yesu ashimwe cyane. Hari abana bitwa ba Danieli baramwisunze bari i Babuloni, babajugunya mu rwobo rw'intare ntibagira icyo baba. Hari abasadura Meshaki na Abedenego bashyizwe mu itanura ry'umuriro ntibashya, nuko bari bisunze umwami w'abami. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Reka mbibutse umunsi umwe ingabo z'Abafilisitiya zari zarazengereje Abayisirayeli, bari bafite ngo ingabo y'intwari yabo y'Umufilisitiya yitwa Goliyati yabatukaga buri munsi. None ngo abatuka iminsi 40. Ngo umunsi Dawidi yagiyeyo, haleluya, umunsi Dawidi yagiye muri Yebenesi, ngo asanga Umufilisitiya yabazengereje, ngo arababaza ngo Guriya ninde wivugira hejuru hari? Baramubwira ngo ni intwari y'Abafilisitiya yitwa Goliyati. Yababa we, ngo arababaza ngo mbese ni muntu ki? Arabwira ngo ni Umufilisitiya. Ayewe wigati yebaba we. Ngo Dawidi biramutangaza, niwe ubamariye mu myobe nakakagene, niwe utumye muri ubuzima. Ngo arangije arababwira ngo mbese Sawuli yavuze iki ku muntu uzarangiza uriya Mufilisitiya? Arababwira ngo yaravuze ngo azamushingira umukobwa we, icya kabiri azamuha n'umutwe w'ingabo zo gutwara. Dawidi aravuga ati nimunjyane munshyire uwo mugabo, ngo bamugeze imbere ya Sawuli. Aravuga ngo Sawuli aramubwira ngo wa mwana we urashaka uraziriki, uriya musirikari ni umugabo, ni intwari yamenyereye urugamba, ntago wamurwanya ngo umushobore. Ngo maze Dawidi abyibuza atanga ubuhamya, aramubwira ngo nyagasani, umugaragu wawe narageraga intama za data, yababa we, ngo idubu yarahubukaga yaza gufata umwana w'intama, ngo ngahubuka nkayambura umwana w'intama, narangiza nkayibutagura nkayica. Icya kabiri intare yaza, yababa yafata umwana w'intama ngahubuka nkayambura mu kanwa, yashaka kundwanya nkayibutagura nkayica. None uriya Mufilisitiya utarakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ibi byashakaga kuvuga iki? Dawidi yatangaga ubuhamya bw'imbaraga yabonanye Imana.
ngo umwami arangije aramwemerera ngo nagende aje kumurwanya. Bibiliya igaragaza neza ko Dawidi yamanutse ngo ageze ku kagezi atoragura amabuye 5. Reka mvuge ibuye rimwe muri ayo mabuye. Yesu ashimwe cyane. Ayo mabuye 5 yatoraguye ngo ibuye rimwe yakubise Goliyati mu ruhanga burya ryari Kristo. Niryo buye ryakubise Goliyati. Reka nze mubwire niwe buye rizima. Ayiwe ababonye iryo buye babonye ubuzima. Niwe buye rizima abantu bahinyuye ariko kumana ryabaye rikomeza imfuruka. Reka mbabwira bari mwisi bose Yohana 14 umurongo waho uhereye ku murongo waho wa mbere yugeze cyane ku murongo wa 3 hepfo cyane niho hari amagambo akomeye cyane yavuze ngo ninge nzira ninge kuri nange bugingo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Niwe nzira yonyine abantu bagira bakagera mu bwami. Nibuye rishyitse, nibuye rikwiriye kubakirwaho kugira ngo tuzajye tugera izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Iyo ni inkingi ya kabiri. Nshuti zanjye rero niba mukeneye kuba muri ubwo buzima ni mumwegere niwe buye ryazwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Yesu ashimwe cyane. Uwitwa Yakobo we yarabyanditse mu gice cya 4 umurongo wa 8 aravuga ngo nimwegere Imana nayo izabegera, nimurwanya Satani nayo izabahunga. Tumwegere, nitumwegera tuzabona insinzi kandi tuzabona ubugingo muri we. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Muri Matayo 21 umurongo wa 42 niwe wavuze ngo nimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Nta wundi wavugwaga ni Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Inkingi ya gatatu kugira ngo tugere ku musozo, inkingi ya gatatu iravuga ngo niba mwaramaze kumenya ibyo bintu ko ari bibiri, mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, mukamwegera mukamenya ko ari buye byanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe, namwe nimubakwe nk'amabuye mazima. Yesu ashimwe cyane. Biragatsindwa kuba waramaze kumenya ubumana buri muri Kristo Yesu, waramenye imbaraga ziri muri Kristo Yesu, wakwangiza ukubakwa nk'igishonyi, ukubakwa nk'imonyi, ukubakwa nk'umusenyi, ukaba umuntu udashyitse mu Mana. Byaba biteye agahinda. Wowe unteze amatwi uyu munsi naringize ngo uyu munsi ubakwe nk'amabuye mazima mu izina rikomeye rya Kristo Yesu. Tubinzu y'umwuka wera w'Imana. Bibiliya niko yatubwiye mu rwandiko Paulo yandikiye abikorino, yaratubwiye ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwebwe. Niba imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera w'Imana uba muri twebwe, nimureke twubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo tube inzu y'umwuka wera n'ubuturo bwera bw'Imana bwo gutamba ibitambo byera. Munyumve neza, ubuturo bwera bw'Imana bwo gutamba ibituro byera. Bivuga ibitambo byera bivuze ngo hari abantu batamba ibitambo ariko bitera, hari abantu batabaye ubuturo bwera, hari abantu batabonerwa mu buzima, hari abantu batabonerwa mu Imana nyamara kandi bavuga ko bamenye Imana. Wowe wamenye ibi ngibi rero ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ube ibi bintu bitatu byuruje. Ubu mu Kristo nyawe, ube icyitegerezo cy'abandi, ubu umucyo w'abari mu mwijima, ubu umucyo w'abahumye, ubu urumuri rumurikira bari mu mwijima, ubinjiza ubageze ku gakiza. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ikorane nawe. Nshuti zanyu nteze amatwi, nanigize ngo nongere nkwibutse ko hari inkingi 3 ugomba kugenderamo kugira ngo mu Kristo nyawe. Ni wowe Imana ikeneye ngo ihagarane nawe. Ese warasogongeye? Menya ko Yesu agira neza. Waramwegereye se? Niwe buye rizima ryazwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ribiri ry'igiciro cyinshi. None se warubatswe wakwe nk'amabuye mazima kugira ngo nawe ube inzu y'umwuka wera. Ni wowe Imana ikeneye ngo ikorane nawe, ni wowe Imana ikeneye ngo igenane nawe, ni wowe Imana ikeneye ngo ikoreshe muri iki gihe kugira ngo ubwire abantu ubutumwa bwiza, mumenye ko Yesu ari bugufi kugaruka. Bene data, nimwitegure, Yesu ari hafi kuza. Ntabwo azaguteguza, ntabwo azakumenyesha igihe, ahubwo araje nk'umujura b'amaso atazagutungura. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Mwari kumwe n'inshuti yanyu bakunda Nzakunda Imana Jean Baptiste. Mureke dusenga Imana mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo umucyo w'Imana uganze uhindura abantu bose bateze amatwi yicano kugira ngo bashe guhinduka mizi inkingi 3. Uwasogongeye amenya ko Uwiteka agira neza, uwasogongeye amenye ko umwami wacu agira neza kandi amwegere. Haleluya. Amenye ko ari we buyirizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe. Narangiza yubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo ahinduke inzu y'umwuka wera. Ibi bigirirwa ku muntu wese wumva iri jambo, bigirirwa ku muntu wese wakirira iri jambo, rimuhindurira ubuzima, rimugeza ahantu akwiye kugera mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Imana igumugisha wo kurikiye Urakenewe TV kandi kwambika imbaraga z'umutima. Kora subscribe, ukoreshe ya na comment kugira ngo turusheho kukugezaho ibindi byigisho byiza kandi ukomeze kugubwa neza. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Shalom. Ndagukunda cyane.